ibihe ni gute bikwibagije aho Imana yagukuye? Ibihe ni gute bikwibagije uburyo ki wakuzemo? Ibihe ni gute bitumye ugomera Imana ku rwego n'abantu babona yuko wabaye uwundi muntu? Ibihe reka nkubwire, umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Niba rero ibihe birushya byaraje, ntibyari bikwiye ko ari we bisohoreraho ngo nibirangiza biguhindure kimwe mu kigeragezo kirushya abandi. Nubwo byagusorera wari ukwiye kurwana intambara nziza, ni ku mwanditsi yanditse, ariko ni wari ukwiye kuba intambara ku bandi, ngo abari wowe abantu basenga basengera kuko wabazengereje, ngo abari wowe abantu basenga bavuga mu mazina kuko wabaye ikibazo. Wari ukwiye rwose kubwira Imana ngo ndagusaba ngo ibi bihe nibimaremo imbaraga z'umutima. Birushya ni umwuka wa dayimoni wafasha abantu, ubafata mu buryo bukomeye ku rwego umuntu yibagirwa ko yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ibimufata w'ijambo bikaremerera umutima we, bikamugeraho ubasha, bikabaransinga kwizera ku murimo, kugera ku rwego yamanika akarekura akabati ndatsinzwe, akaba nk'abandi, ntasohoke mu rusengero, ntavemo, akagumamo ariko ari uwundi, akagumamo anasambana, akagumamo yiba, akagumamo yesikoroka, akagumamo agambana, akagambanira n'umurimo w'Imana. Ubu dufite abantu bajye bagambanira umurimo. Ariko reka mubwire, nigeze nsoma ijambo, uri bwisobanurire, ntabwo ndi burisobanure. Nigeze nsoma ijambo ngo uwitwa Yerobowamu mwene Nebati, umwana w'umuja, Imana yamukuye ku rwego rwo kuba umugaragu w'abandi ngo imuhindura umwami. Bukeye akura abantu ku Mana, abigisha kuramya ikibigirwamana. Imana iravuga ngo nzahana Yerobowamu mane n'abamukomoka, iravuga ngo kandi nzamuheha nk'uko umuntu aheha umwanda. Nanze kubivuga, ariko Bibiliya irabisobanura neza ngo nzamuheha nk'uko umuntu aheha amazirantoki. Ubwo nabwo ndabiprotokole. Abazi gusoma muzasome Bibiliya muzumva uko ibivuga. Ndagutangariza ngo rero ibyo ukora ntabwo bizagenda ubusa. Imana yo izakora ibikomeye ku buryo izagukuraho mu buryo nk'ubwo yakuyemo Yerobowamu. Ntabwo Imana, hari n'ikindi reka mumenere niba utaruzi, hari n'ibindi mujya muvuga ngo ubusa ko nabikoze nabaye iki. Ntabwo Imana ihaniraho nk'abantu, ariko aho izaza inkoni yayo ndetse n'ukuboko kwayo bizakuremerera wumve ko wahuye n'amaboko aruta y'abantu. Reka mubwire ikindi, ndababaye babwire ngo ijuru tujyamo ntabwo ari koperative, ntabwo ari inyongezo cyangwa ibihembo by'abananiwe, ntabwo ari ibihembo by'abatsinzwe. Nshuti yanjye, ibyo rero ukora wibwira ngo ni ukwiyorohereza, hari igihe uzasanga wariyimye amahirwe, ugasanga waragurukije urwari intambara nziza, ariko ku iherezo bikakunanira. Ndabizi benshi cyane kuko izo ntambara za divorce murazifite muri benshi, ntabwo muri bunyurwe, ariko abantu batukana no ku mbuga nkoranyambaga kandi ukabona ntacyo bibatwaye. Abenshi bakunda kuvuga ngo imbuga nkoranyambaga ngo zica abantu, simbakanya, ariko kandi nanone mwibuke ko ari wo muyoboro rukumbi usigaye ugezaho abantu ubutumwa bwiza, abari hafi n'abari kure. Rero niba zica abantu, dusenga ikica kivemo, hasigareho ubuzima butuma abunguka bubakwa, abakira bakira n'ababohoka babohoka. Nabo ubundi tuvuze ngo zirica duhunge, none se abo bandi bo bakira bate? Kandi reka mvuge ngo Bibiliya yaratubwiye ngo ikibi cye kunesha icyiza, ahubwo unesheje icyiza ikibi. Rero mwebwe muzi ko zabayeho imva y'abahanuzi n'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abashumba, nimugire umwete wo kunihira ibizira bihakorerwa, Imana itonjore ibyo bintu birobanuremo ibima. Tugiye kuganira muri Imana iravuga ngo ese ibihe birushya bavuga bundi ni iki? Ni amasaha, ni amezi se, ni iminsi, ni imyaka? Ubundi mu by'ukuri biba bivuze iki iyo bavuze ngo umenye ko mu bihe bya nyuma cyangwa mu minsi izaza, mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya? Ubundi wowe wumva iki?
Yes, tubahaye ikaze mwese mu kuke channel yitwa Iramiro TV ndetse na Mose TV. Amahoro Imana bane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye. Wayibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, nibari ijoro mugire ijoro ryiza. Turavuze ngo tubifurije impagarikemo n'ubugingo kandi duhaye ikaze mu majyepfo nyine mu majyaruguru murasira bwaryo Gota Masimbi ntara ya gatandatu ndetse by'umwihariko n'umujyi wa Kigali. Turavuze ngo ni karibu ni kaze ku meza y'umwami kuko tugiye kwegera ameza tugira ngo dusangire iby'Imana yatetse cyangwa se yaduteguriye muri aka kanya. Hanyuma turakora subscribe, share, like, comment bikore kugira ngo uje bana natwe ngari wacu go bikurikirana 5 kuri 5 akaniko kanya kugira ngo ubikore usangize n'abandi mu izina rya Yesu natwe gukorera umugisha w'Imana. Hanyuma imbere ya kamera zacu turabona mwana w'Imana, hanyuma uri amavuta y'Imana ariko mu buryo bw'icyubahiro n'umushumba ariko nawe no mwana w'Imana. Hanyuma nagira ngo ntanye tumwakira tangira soza abantu bamubonye ari ubwa mbere kuri Mose TV ndetse na Iramiro TV. Hanyuma namara ko basuhuza anatwibwira kugira ngo dukomezanye tuzuranye ahitaza no kudusengera atatugeza y'Imana mushyize ku mutima. Murakoze cyane, reka suhuze bene data mwese mbabwire ngo umwami abishimire kandi abagwe neza. Kuri Mose TV rero ntabwo ndi umushyitsi cyo gukora ku Iramiro naho sindi umushyitsi cyane ariko abo tudaherukanye ndabasuhuje. Amen. Hari abo hakurya abaturanyi bacu bavuga ngo ndabagumbiriye ariko nanjye mbahobeye mu izina ry'umwami wacu. Yego. Nitwa Reverend Pastor Moise, ndashima Yesu ko nibonye kuri uyu mwanya hano tukabona umwanya wo kuvuga ikimana iduhaye kugeza ku bwoko bwayo. Reka dushime Imana hanyuma tuyiragize ubundi dukomeze. Mana yacu nziza, turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe tugiye kumva kandi turakwinginze kugira ngo imitima yacu iryumva uyitegurire kugira ngo yakire. Uyihindurire imbere yawe, uyikomereze imbere yawe, uyibonereze imbere yawe kandi yubakire imbere yawe. Umuntu wese ukurikirana iri jambo rimutere imbaraga mu mwuka, rimubere ubuzima, ribohore ingingo ze zose. Duciye bugufi turwanyije bitavuga Imana, turwanyije ibirwanya ubutumwa bwiza, Umwuka wera aberekeze. Mushimiye kubyumvisha byakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, ndabashimiye mwese abo tubana umunsi ku munsi kuri iyo miyoboro yose nkuko bavuze, kandi ni miyoboro yanyu mujye muyibamo muyiyoboke. Hanyuma muduhe ibitekerezo n'inama, turabikunda, bigira umumaro, byubaka ubwami bw'Imana. Umusanzu wawe rero nawe urakenewe cyangwa se umuganda wawe urakenewe. Yesu aduha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ni ibice bitatu duhereye ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo murongo wa gatatu kugeza wa mbere mu mabarire n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Haravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye ko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ndashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Murongo wa 6, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ukuri. Nuko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge badashimwa kubyo kwizerwa cyangwa kubyo kwizera. Imana idufashe.
amen. mwakeneze ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Rero se ibihe birushye wabigezemo nturabigeramo, urimo kurwana nabyo, uri kurwana n'ingaruka zabyo se, uri kurwana no kubyinjiramo se, uhagaze he? Ariko mbibutse ko Pawulo ni umuhanga kandi abasoma Bibiliya babizi neza. Murabyibuka ko amakuru Yesu Kristo yagombaga gutanga, ubundi Pawulo yaje ameze nk'umugereka kugira ngo abashe gukompleta cyangwa kuzuza rwose message Kristo yagombaga gutanga akiri nanga. Nubwo n'ubundi yakomeje kuzitanga, ariko Pawulo yaje aje gukompleta rwose ubutumwa Kristo yagombaga gusiga atanze. Aho ntabwo sinzi ukuri bubyakire cyangwa uri bubyumve. Ushobora kuza kwibaza uti se Yesu yagiye atabirangije? Yarabirangije kuko yaraducunguye, ariko ubyumva uko. Nukenera ubusobanuro buri deep uzambaze, numva mfite umwanya nagusobanurira. Ariko icyo ngendereye kuvuga ni kubihe birushya. Kubihe birushya Pawulo abivuga ahugura Timoteyo. Timoteyo mbibutse ko yari umwana we kandi akunda. Muzibuke ko yajyaga avuga ngo Timoteyo mwana wanjye, yari yaramubyaje ubutumwa bwiza. Ntabwo yari umwana mu maraso y'umubiri, ariko yari umwana muwe mu buryo bw'umwuka. Rero aha nahagera nkakubaza ngo mbese iki gihe cya none hari abantu bagifite inzara n'inyota yo kubyaza abandi ubutumwa bwiza? Muri wowe hari abantu wabaruruti uyu n'uyu nanjye namwita umwana wanjye nabyaje ubutumwa bwiza? Icyo kintu nugisuzuma ugasanga kidahari, uze gutekereza ngo ese ko impanda nivuga abera bagataha, ko nzahajya nanjye kubaranwa na ba Pawulo na ba Petero n'abandi, ese nge nziratana iki? Ese nge nzamurika iki? Hari ibintu bidukereje ariko bitari ngombwa. Umurimo n'inshingano task dufite niyo kubyaza abantu ubutumwa bwiza, kandi bakaba ababyawe na Kristo, ariko bakaba bafite undi mubyeyi uwo bita ngo ni spiritual father, uwo wigiraho, uwo ureberaho, uwo waje usanga ari imbere yawe nk'umubyeyi mu mwuka wagufasha. Benshi baravuga ngo ni pasiteri, ariko pasiteri ni marayika w'itorero niko mubyayishoboye bavuga. Ariko umubyeyi wawe wo mu mwuka, uwo wigiraho, akwiye kuba ari umuntu ufite ubana nawe umunsi ku munsi, kuko uwo ngo niwe uzatuma ya mico yaho wakuriye cyangwa ibyo wabayemo ubisiga kugira ngo wige. Bibiliya iravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Ukwiye rero kugira uwo wigiraho kwa kwigana Imana kwawe, kuko iyo bikoze ubwawe nyine uvumbura ibyawe rimwe na rimwe bikaba byabangamira sosiyete, kandi kubangama muri sosiyete nabyo burya byitwa icyaha. Nubwo abantu babifata nk'ibyoroshye, ariko biragora. Rero ni byiza ko wowe nk'umuntu w'Imana ugira uko uhagarara, ukagira uko uhagarara, ukagira uko uvuga, ukagira n'uko witwara, bigira umumaro mu butumwa bwiza ndetse no mu ivugabutumwa rya buri munsi. Hanyuma yari yaramubyaje ubutumwa bwiza, ndetse yajyaga anamubwira ngo murebamo impano, kandi iyo nzirebye mbona zitari impano gusa, ahubwo mbona hari aho bikomora. Akamubwira ati mbona ubikomora muri nyogokuruza wawe, kandi niyo ndebye na mama wawe nawe mbibonamo. Rero ibi bintu n'izi impano zikurimo ntabwo ari izaduka, ujye ubihagararamo neza. Ari nawe yamubwiraga ati wiyerekane nk'icyitegererezo cy'abizera, no mu iyigisha ryawe ntugatere waraza. Uwo ni Pawulo ahugura Timoteyo nk'umwana yabyaje ubutumwa bwiza. Ijambo rya kabiri muri izo muguro yaramubwiye ati ubimenye mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Shaka ko tuganira ku kintu cyitwa ibihe birushya, ariko aravuga ngo ngiye no kukubwira ikizaba kibigaragaza. Ngiye kumenshoninga cyangwa kuvuga, kumansiyona, kongeraho, guteranyaho no kugwishurira bimwe mu bimenyetso bizagaragaza ko ibihe birushya twabigezemo. Aramubwira ngo icyambere, abantu bazaba bikunda. Nibyo. Ntabwo ndasobanura ibihe birushya ibyo ari byo. Aravuga ngo icya kabiri,
bazaba bakunda impiya bikunda kabiri bakunda impiya gatatu ngo birarira ubundi cyakubwiraga ko umuntu ari umuntu w'Imana ntiyabeshyaga niba yabwiriwe yarakubwiraga ati nabwiriwe niba yari yarakubwiraga ati Yesu yatugaburiye niba afite amafaranga yarakubwiraga ati ndayafite niba ari ndayo nabwo yarakubwiraga ati Yesu ancira inzira nta kintu mfite ariko umuntu wa none arirarira ku rwego abeshya n'ibitabeshyeka akabivuga kandi bwacya akajya no ku ruhimbi bwacya akajya kwigaburura ryera bwacya ugasanga ntacyo byamutwaye aravuga ati bazaba bibona ari abibone bambara kugira ngo bagaragare bajya mu rusengero bafite ukuntu bambaye birangaza abandi ibintu byabo biri mu bwibone bafite amagambo y'ubwibone burakwibona kuri mu buryo bune hari ukwibona ku myambaro ko wambaye bigaragaza ubwibone hakaba n'ubwibone mu myitwarire yego hakaba n'ubwibone mu mvugo naho burya abantu biboneramo ukamwibonaho mubwira ko ari masikini wowe ukomeye kuri hejuru ye n'ibindi hakaba n'ubwibone rero bwa kane bwo mu byo kurya cyangwa se mu mibereho ubidutunze umuntu akisumbukuruza kuriya nabonye arira hariya nanjye ndaharira kuriya yahashye kuri arenda haha ubwo ni ubwibone niho abanyarwanda bavuze ngo turareshya irasonzesha ubwibone buba mu byiciro bikomeye bine nubwo hari n'ibindi byiciro ubwibone bugaragaramo ariko ageze hepfo aravuga ngo batukana maze iminsi mbona barimo kandi nk'uko umuhinzi akurura kungu mu masaka cyangwa se urwiri mu murima niko Imana izi ngo nukurobanura ibintu byayo ngo igarekeza ijambo ryayo nerekera aho nza gusoreza ngo batumvira n'ababyeyi babo ngo barinda shima ngo batarabera ngo bakunda badakunda n'ababo ngo batuzura babeshyerana kubeshyerana batirinda umuntu agahomboka akavuga ibyo abonye atitaye aho ari kandi mu by'ukuri ari umuntu w'Imana akabeshyera undi akabeshyera mugenzi we agahimba ikinyoma kandi akagiherekeza kubera iki nibyo mu minsi y'iki y'imperuka iri ahantu ngo badakunda ibyiza murongo wa gatanu ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako z'ubwo kwera bagahakana imbaraga baragaragaza ishusho bafite Bibiliya baragenda ukabona barasa n'abarokore ariko nyamara ntabwo ari bo arabanga bameze batyo ujye ubatera umugongo kuko muri bo ngo barimo abagabo ngo bombokera mu mazu ngo bakanyaga abagore batagira umutima abagore batagira umutima muri iyi minsi ya none iyo bavuze abagore batagira umutima ngo bavuze igitsina gore kubera iki Bibiliya hari uko isobanura ubusambanyi ntabwo uzumva ivuga ngo hari umugabo w'indaya izavuga ko hari abagabo b'abahehesi ariko nigera ku bagore bawe ngo ni abagore b'indaya kubera iki nuko buri wese ufite uko yamushinze kurinda ibimurimo n'ubuzima bwe aha rero yavuze ngo ni abagore batagira umutima bishatse kuvuga ngo ni abantu b'igitsina gore batagize umutima wo kwirinda ikindi abagore n'abakobwa nimurinde iyo mitima yanyu mwibuka ko uwo musore ukubwira gushuka azakubyara habyare no kuri runaka byara no kuri bariya ababyaze muri batanu kandi agume yitwa umusore ariko mwe muzahindurirwa izina mwitwa bafiye mere abagore b'abakobwa cyangwa se abakobwa b'abagore ryo ni izina rigira ihimbano ribonetse vuba baburikoye ariko ni n'izina ritaryoshye rero nakugira inama yo kwirinde abo mu minsi y'imperuka ukagabanya amarere no kuguruka no gusimbuka ukubaha Imana ukanayubahisha kandi ukamenya ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwami udakwiye gufungura ngo abantu bose binjiremo buri wese akwinjirane buri wese gukoresha ibyo ashaka no ntabwo bigukwiriye na gato aho ngaho aravuga ngo kandi
ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri, birengagiza ukuri. Bariga koko ariko ukuri se bakuziye, bariga koko ariko ntabwo wabumvana ukuri. Buri wese avuga ibi buri munsi none mperutse kwigisha mbona abantu benshi bari kuvuga ngo impamvu ngo uvuga ko gushaka kenshi kubakoze divorce ari bibi ngo nuko wowe urwawo rugihari. Nibyo koko ndashima n'Imana ko ruhari, ariko birababaje kumva umuntu yakwiyorohereza akoroshya ijambo ry'Imana kumva birakwirwamo ngo kugira ngo byorohe bihure n'intege nkeze. Ugusezeranya gusezeranya, ntabwo nagusezeranya rero, ntabwo nsezeranya aba divorce, ntabwo bikunda. Hari icyo Bibiliya yambwiye, ndabizi ko benshi birahita bibatera urujijo, ariko uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba biri bango bombi bakaba umubiri umwe, uwo mwabaye umubiri umwe na mwaratandukanye, uragira ngo umushakire undi mubiri wa kabiri. Uramvuna cyane, wimvuna ahubwo wowe cyo kuri hari abapastori nabonye bahari batari njye, narababonye bemera kubikora nta n'ikindi barebyeho, nta n'icyo bitayeho. Icyo buri wese azabazwa ibyo, ariko ndagira ngo aya mahirwe uzanyura mu gikari ndi umushumba, nzakuganiriza mubwire icyo ukikwiye gukora. Urahita umbwira uti se ko umuntu yantaye sinari kubigirana, ko divorce nta ruhari nyifitemo. Ariko ntabwo bose ariko bimeze, ntabwo bose ariko bimeze. Hari n'abandi bararikiye ibyinaha, arebye uwo babanabona badakwiranye. Ndi umushumba, niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi umushumba, nakira kese nyinshi. Rero nzi icyo mvuze kandi icyo ndi kuguhugura ndakizi. Nerekera ku musozo, yavuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibihe birushya rero ntabwo ari amasaha n'amezi n'amatariki, ahubwo ni abantu bazaba bafite imico n'imiterere irushya umutima w'abagenzi. Irushya nibyo bihe bigize gute birushya, kuko bundi ntabwo turabona abantu 25 bagoye hariya bishwe n'izuba ngo tuvuge ngo ibihe by'izuba byaruhije abantu. No, ntabwo turabona niyo habaye impanuka zibiza hari abapfa, ariko ntabwo bose bapfa ngo dusange karitsiye yose yapfuye. Hari abagurwaho n'ibyo bibazo, ariko ntabwo ibyo bihari byo twavuga ngo nibyo Bibiliya yavuze. No, ntabwo umuyaga inkubi y'umuyaga ntabwo ariyo yitwa ibihe birushya. Ibihe hari umuririmbyi yavuze ngo ariko ibihe nibikakumare nk'imbaraga z'umutima. Nkomeze mpinduka umugenzi ujya mu ijuru. Ndashoje. Ijambo ry'Imana nuko ritubwiye, riravuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Imana rero iguha umugisha, wakoze kumurikira no kubyumva. Nyemera dusengane, mubwirire Imana ngo igufane mu bihe, igushyire mu gihe cyayo. Mana, kura umwana wawe mu bihe, haleluya, mushyire mu gihe. Mu gihe umuntu arahishurirwa, mu gihe umuntu amenya uko yitwara, mu gihe umuntu arwana intambara nziza, mu gihe umuntu arwana agatsinda. Iyo umuntu ari mu gihe cye ntabwo ntabwo akabakaba, ahubwo avuga ibyaza, agakora ibyaza, akareba iyo ajya. Ntabwo ayoba, ahubwo aba afite iyo ava n'iyo ajya. Toriwe zinima, ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abari mu bihe byarabashagaraje barimo bagenda bahuzagurika bakora ibizira n'ibyangwa n'amaso yabo, ubaha imbaraga z'umutima bakomere, ubahe kuneshesha icyiza ikibi, ubashoboze kurenga aho batarengaga. Kandi guhera uyu munsi wa none bahinduka abagenzi nyabagenzi. Mwuka w'Imana abe kuri bo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe, tuzongera dusubire mu gihe muduha comment. Shalom shalom.